ese wowe aya makuru waba wayamenye? Ushobora kuba wigeze kuba wayabona ariko ntubyiteho, cyangwa se ukaba wayabonye ntusobanukirwe. Umwanya n'uyu rero kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa ku byo wagiye ubona byose. Wagiye ubona amafoto agaragaza ko umuhanzi The Ben n'uw'icyeza Pamela bibarutse imfura yabo. Ibyo ni byo koko, ariko ushobora kwibaza ati ese uwo mwana yitwa nde? Ese ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? Cyangwa se ukaba wakibaza ngo ese babyariye hehe? Ibyo rero nibyo nje kukunyuriramo kugira ngo ube ufite amakuru ahagije kuri byo. Ndagira ngo noneho rero ukande subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Iyi ni K7 magazine. Ndagushimiye cyane. Hanyuma gusubije inyuma gatoya ku mateka y'aba bombi, haba The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin aka Tiger B ndetse na Miss uw'icyeza Pamela, reka nse nko gusubiza inyuma ho gatoya. Nubwo amakuru avuga ko uw'icyeza Pamela yabyariye mu bitaro bya Edith Calvary nyuma yo kuva cyangwa se nyuma yo kujya kwa muganga kwipimisha, yageze ku bitaro abaganga basanga igihe cye cyo kubyara cyageze. Nibwo rero abaganga bahisemo kumugumana kugira ngo babanze bamufashe abe yabyara kubera ko yagiyeyo igihe cyo kubyara deja cyageze. Nk'uko mwagiye mubibona mu minsi ishize, hari igitaramo The Ben yari yakoze cyangwa se yari yitabiriye ubwo bari mu gitaramo cya Bwiza hanze y'igihugu. Nibwo rero uyu The Ben yaje kuzana umugore wo ku rubyiniro, bigaragara ko umugore we akuriwe. Abantu bavugaga ko uyu mugore ashobora no kubyarira kuri stage kubera ko nta mbaraga nanya yari asigaranye. Bidatinze rero nibwo uyu mugore yaje kujyanwa i Buruseli, ubwo ni mu Bubiligi, ari naho yaje kuza kuba yabyarira. Yaje kwibaruka umwana w'umukobwa witwa Mugisha Paris. Ushobora kwibaza ngo ese Paris ko ari umurwa mukuru w'Ubufaransa, bakaba babyariye mu Bubiligi, kubera iki batamwise Buruseli bakamwita Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa? Iki ni ikibazo abantu benshi barimo baragarukaho cyane, bibaza ukuntu umwana yamwise Paris ntamwite Kigali cyangwa se ngo amwite Buruseli kubera ko ariho babyariye. Ibi ngibi The Ben afiteho amakuru menshi ahagije, afite n'ubusobanuro bwo kuba yatanga ku bafana be kugira ngo abasobanurire amateka y'abafitanye n'umurwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Ariko nanone reka nse nk'ubibaza, ese ko turirwa turirimba ngo dukunda u Rwanda, nyamara igihe cyo kubyara cyagera tukajya kubyarira hanze y'igihugu, noneho bigeze naho dutangiye kujya dufata amazina y'abana tukayitirira iyo mirwa mikuru y'ibihugu by'ahanze, nyamara kandi byitwa ngo dukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ibintu buri muntu wese ashobora kuba yakibaza, aho ibyamamare byinshi bisigaye biterwa ipfunwe no kuba byabyarira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, ariko nyamara mu mbwirwaruhame cyangwa se mu magambo bagenda bavuga ko bakunda igihugu cyabo cy'u Rwanda, nyamara igihe cyagera cyo kuba babyara bakajya gushaka ubwenegihugu bw'abana babo hanze y'igihugu. Ibi bintu birambabaza, ndetse sinanjye njyenyine, hari abantu benshi byatangiye kubabaza. Niba icyamamare nk'iki kijya kubyara cyangiza kikajya kubyarira hanze, yewe n'ibirenze ibyo ngibyo agafata umwana we akamwitirira umurwa wo hanze mu kindi gihugu, ibi ni ibintu byababaje bamwe mu bafana be, by'umwihariko Abanyarwanda. Ushobora kwibaza ngo ni ayahe mateka The Ben afitanye n'Ubufaransa? Reka nikomereze. The Ben na Pamela ubwo biteguraga kwibaruka imfura yabo, bashyize amafoto hanze ataravuzweho rumwe, agaragaza inda y'uyu Pamela ukuntu yanganaga. Ngira ngo mwarabibonye ubwo hasohokaga amashusho y'indirimbo yabo, uyu Pamela agaragaza inda. Ni ibintu byababaje abantu benshi cyane, bamwe biranabatungura, kugeza n'ubwo The Ben yasabye mama w'imbabazi ko atazongera kugaragaza inda y'umukazana we. Mu mpera z'Ukuboza 2024 mu rugo aho batuye i Rebero mu mujyi wa Kigali, The Ben n'umugore we uw'icyeza Pamela bakoze ibirori byo kwizihiza umwaka ushize barushinze. Icyo gihe banizihije kandi imyaka 5 ishize batangiye gukundana. Ngira ngo murabizi ko batangiye gukundana uyu mukobwa akiri mu Miss. Ndaza kubashyiraho agafoto cyangwa se wenda ukaba uri no kukareba, agafoto ka kera
aba bagikundana yewe bataranaba n'ibyamamare, ubwo uyu mukobwa yari ari mu marushanwa y'abahatanira ubwiza ya Nyampinga w'u Rwanda. The Ben yasezeranye imbere y'amategeko na Uwicyeza Pamela kuwa 31 Ukwakira 2022, bivuze ko imyaka 3 ishize basezeranye imbere y'amategeko. Ibirori byari bikurikiye ibyabaye mu Kwakira 2021 ubwo uyu The Ben yambikaga impeta y'urukundo bakemeranya kubana n'uyu Pamela. Nyuma y'ibi birori kwa 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben yasabye anakwa umugore we Uwicyeza Pamela mbere yuko bakora ubukwe kuwa 23 Ukuboza 2023 aribwo bakoze ubukwe. Bivuze ko ubu ngubu imyaka hafi 2 yarishize umugore wa The Ben, cyangwa se tutarabona imfura ya The Ben, ariko ubu noneho yabyaye umwana mwiza w'inzobe. Ndabashyiramo akavideo k'uwo mwana w'umukobwa bita Mugisha Paris. Uyu mwana yafashe izina rye rya Serimu kuko ubundi ise yitwa Mugisha Benjamin, hanyuma nyina yitwa Uwicyeza Pamela, ariko umwana wabo w'imfura w'umukobwa bakaba bamwise Mugisha Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa. Ibi ngibi ndabugarukaho kenshi cyane mvuga ko ibi bintu bidakwiye, kuko nubwo twirirwa turimba ngo dukunda u Rwanda ariko nyamara ntitube proud yarwo, ibi nabyo bishobora kuba ari ugufera. Ni gute umuhanzi nkuriya nka The Ben dufata nk'icyamamare, yewe dore ko ari n'umwe mu bantu bafite inkingi ya mpamba y'umuziki w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko ari nawe uruserukira, haba we haba The Ben Meddy ndetse n'uwo bita Bruce Melody, ariko nyamara bajya kubyara aho kugira ngo baheshe igihugu cyabo ishema bakajya kwitirira abana babo indi mirwa yo hanze. Ibi ngibi birakabije. Niyo mpamvu nimba ukunda u Rwanda koko bigaragaze. Nk'ubu The Ben yafata umwana we akamwita Kigali, ibi ngibi byari gushimisha abanyarwanda bose muri rusange, kuko uriya ni ikimenya bose, n'uvuga rikiyumvikana aho yavugira hose. Kuba rero yavuze ko umwana we yitwa Paris ni ibintu bitishimiweho n'abatari bake. Si uyu wenyine, hagiye humvikanwa n'abandi. Yewe n'uyu Meddy nawe nubwo amazina y'umwana we atarajya ahagaragara, ariko nawe nkeka ko ari uko yabigenje. Ese u Rwanda ko dufite iterambere ryihuta kandi u Rwanda rukaba rutewe ishema na buri umwe wese, kuki hari abakomeza kugenda bavuga ko barukunda ariko nyamara bajya kwibaruka, bajya gushaka ubwenegihugu bw'abana babo bakajya hanze, akaba ari naho bitirira amazina y'abana babo? Ibi ngibi nshobora kuba namenye impamvu The Ben yamwise Paris kandi yabyariye mu Bubiligi, kubera amateka, cyangwa se nk'uko mubizi mu minsi ishize murabizi ko Ababiligi bacanye ukubiri umubano n'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma uyu The Ben akareba kuba yakitirira umwana we Buruseli, akabona ntago byaza kuza kuba byahura bitewe n'izo nkuru zari zimaze iminsi zivugwa ko u Rwanda n'Ububiligi bacanye umubano. Ubwo rero yahisemo kumwita Paris. Ibi bifite ubusobanuro bwinshi, ushobora kuba wabisobanura ukwawe, ariko nyir'ubwite ari we The Ben yateguje ko azatanga ubusobanuro ubwo azaba ageze inaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo reka dutegereze, ariko commentaire ziracyari nyinshi ukuntu uyu mwana yiswe Paris kandi ari umwana w'Abanyarwanda. Hanyuma turakomeza dukurikirane amakuru, tuze kuza kuba twamenya icyo The Ben ari bubivugeho, cyangwa se Uwicyeza Pamela, cyane ko Uwicyeza Pamela we nta n'uruhare abifitemo, kubera ko ubundi tuzi ko umuntu wita amazina y'umwana ari se w'umwana. Dore ko n'abantu batangiye kwibaza nimba uyu mwana ari uwa The Ben koko, kubera ko uyu mwana ngo yaje ari inzobe ajya gusa n'abametisi. Ushobora kuba wakibaza niba The Ben abyara abana b'inzobe. Ni amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwaho na benshi, ariko turaza kuza kuba twamenya ukuri kwabyo vuba aha. Kandi ndakubwira ko niba warakanze subscribe, hano niho hambere uzayabona. Nawe nimba utarayikoze, urareba munsi y'ino video ukandaho wanditse subscribe, kugira ngo ujye ubasha kubona izindi nkuru nzajya nkomeza kugenda nkugezaho. Iyi yari K7 Magazine.